Bobo. Oui, auntie. Nibagiye kukubaza. Nshaka kubaza. Sewe nk'ubu ubusetse iki? Nyine nkunda kukubona uje hano kongera ukagenda, kongera ukagaruka. Ubundi ugenzwe n'iki muri runo rugo? Anti ngiye ariko bagenzwa n'amahoro. Yego, ni amahoro ngenza pe. Wavugisha ukuri kuba waje gutereta? Shimoni we anti waretse ibyo bintu. Ni inshuti yanjye bisanzwe. Rero Jazi, ninze yamba ndi kuvugana na Bobo. Ujye wumva kabiri. Kuko uyu nguyu niwe muntu nawe tuvugana nyine tugahuza. Ibyo mvuga ariko arabizi. Nishobazo waje gutereta. Ndabizi ariko hano Jazira ni inshuti yanjye. Kandi rwose ikingenza. Nabyo ni byiza reka akamubwira. Jazira amaze kuba umukobwa mukuru, umukobwa w'inkumi. Ikindi nyine ndamushimira yuko ntago aradukoze isoni. Ndi umwana w'umukobwa ageze aha ngaha atarakoze ababyeyi, inshuti, abavandimwe isoni, arakora ibintu byiza cyane. N'ubundi ntago wanyemera ko muri gutereta naturi kumwe ni ibintu nzi neza. Anti ni inshuti yanjye. Ariko rero wagatereta utagatereta sibyo gutereta. Ariko ndisimi ngiye kugusaba. Genda kwigarira n'umukwe. Nako na Bobo. Polisi rero iri hano ni imwe. Twebwe ubundi biratura abakristo. Dukunda Yesu. Tumukunda nk'umuntu nyine nk'Imana. Nyine Yesu. Twebwe tumufata nk'Imana nyine kuko ariko tubyemera. Kugira ngo roze gukareba umukobwa mwiza w'inzobe. Dusuhuza ntago maze kutumenyera kuko Egora bitese mwarakize se agucira mwarakize ko mberuka mwarasaze murwaye wenda ari kubibona ariko twe turi bazima muri bazima ko mudaheruka se kuza gusaza imigeri mu rugo twabonye ibintu ndazahandi umukura ngaho ngo Fabiola ngaho ibiki mukaza mukisararanga mukarira abantu bazimu bundi reka mbabazi ubundi mwari bwarabuze ikindi kintu mwakora ku buryo mwazaje mwirirwa muhunga mu ngo z'abandi muteka imitwe muvuga mwabonye rero imitwe mwaje guteka iwacu bidakoze ubu mufite handi handi hashasha mwatangiye kuje Twebwe se mwebwe nyine cyane weho. Okay, wadufasha uko tutari. Ushobora kubuza ko turabateka mitwe cyangwa iki ariko ntabwo turwaye mu mutwe turuzuye. Muri bazima. Yego, nta nubwo turi n'abateka mitwe. Ahubwo nibyo bindi bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Ushobora kuba wowe waragize wenda ngo uri mukuru. Bese uravuze ndabwenge. Oya urabuzi. Ahubwo wenda ikibazo ibyo twakubwiye ushobora kuba warabonye nyine ari ubusaza ariko ni ukuri. None se nimba ari ukuri kuki mutagarutse? Kandi twarabonye atari ngombwa. Nta mpamvu. Ugomba nyine kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukavuka bwa kabiri. Higa, sorry. Nini anti kuba turi inshuti ntabwo bisobanuye ko yahindura idini. Turi inshuti bisanzwe. Ntabwo dutereka. Bitewe rero ukuntu nkubona n'ukuntu ijuru uri kunsobanurira n'ukuntu isiyoni bakumbwira ukwiye kujya muri Yorodani ugapfana na Kristo ukasokana nawe. Anti reka ngiye rwose nabikubwiye kubana kare ko ngenzwa n'amahoro. Ndagenzwa n'amahoro kandi ikindi rwose umukobwa wanyu ni inshuti yanjye cyane. Bisanzwe ngira inshuti bisanzwe. Kandi rwose urebye mbega muri make Ese uri Bobo reka nkubaze gukizwa hari ikintu bitwaye? Oya. Afite idini asengeramo. Ni umusilamu. Sura umusilamu. Yego. N'urugiye ko ndi kuvuga ngo azabatizwa ariko ntabizi. Ndabizi kuri umusilamu ariko ntabwo umukobwa uzamwegukana utabiri. Anti naganiri. Kandi ibyo bintu ntabwo we wabyishoboza. Gira Nyagasani
mubwire ati ndabizi ntabwo biragoye kuva mu itorero ryanjye cyangwa mu idini ryanjye ariko nshoboza hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sigaho kwizera guke nawe wundi yakizwa wibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza yamufasha atunguwe wabyumvise yego nabyumvise cyane rero Jazira ibindi kukwifuriza ni byiza ni byiza pe kandi uyu nawe nose reka nkubaza ntabwo wifuza ko muzajyana mu ijoro n'inshuti mujyana nk'umugore n'umugabo ntabwo byakora anti ushingiye ku kizi ushingiye ko Bobo ari inshuti yanjye nanjye nkaba inshuti ariko ntabwo anti nibyo nuko turi inshuti amaboko yawe mana we ni magari cyane amaboko yawe mana we ni magari cyane mwebwe muri kurebesha amaso y'umubiri ariko ugenda kurebesha amaso y'umwuka genda kureba ibyo mwebwe mutabona anti yego byemeye ko rimwe na rimwe kwibeshya bibaho ushingiye kugira ibyo uri kuvuga ngenda none niba kwibeshya bibaho kuki ibyo namubwiye utazi wabizi kuri iyi nshuro byumve ko nyina Bobo turi inshuti nyine bazo icyo nkubajije yewe rero twaganiriye mu migani icyo nshatse kuvuga arakizi kandi nta muntu ubizi akimbwira niba ukizi wenyine uri gushingira ku kivuga ko kwibeshya bibaho ntabwo niritana nawe nta nubwo namwe anti nukuri wenda ntago kwereka ko ngo gushidikanyaho ariko Jazira ni inshuti yanjye sindagira na gahunda yo kumutereta nta nubwo bikurimo nanjye ntabwo bindi urishobora ko bitamurimo se reka nawe anti reka ngende nzagaruka kumusura ugahubuka mu kuvuga bangize ku gipangu anti musigara amahoro kandi ariko rero kugusha ibyo nkubwiye yego bamereshyeza tubanguke wanze kutwizera nakweretse amafoto nkwereka kuriye witate tari Fabiola wanze kubyemera ndongere kungarara muri ibyo bintu wa mukobwa we reka ningendere n'ubundi ndasanga ibinono bishize ugasanga bingizeho ingaruka amabujana nanyirukaniye ibiki ibinono ndabyo muzi se bya bindi batekaga mu sombe tugiye guteka agasombe umbese bimeze neza njake n'ibinono mabuja bandumye tubivangemo tubiteke tubirye mabuja wakunda kurya ibinono kuko mana yanjye buriya nanjye naje ndabijya ninepfa gutwa byandi biba bifite amajanja binini cyane biba bifite ibintu bimeze nk'ibiguru nyine by'ibiguru arya ibinono by'iki by'inka by'ihene by'ingurube ari umuntu abukundaga kuvugisha ahantu mbikuraga nimba ari iby'ingurube nimba ari iby'inga nimba ari iby'indama nimba ari iby'ipusi ntabwo mbizi ariko nyine ni ibinono nawe usigaye ubijyaho ese ukunda biryohaga uzi iminapfu bigiraga none hari ukundi nabonye shaka biryoshyaga isombe ugasanga irafatiriye nimba watetse nk'umutsima ndiwanabivaho rwose sha nubwo twita abasore mugera oya no mucuti wacu tugiye kureba hari hirya mu mujyi Oh.